tuvuge ikintu kijyanye n'uburemere bw'ikinyabiziga. Uburemere bw'ikinyabiziga tubupimira ku cyo twita umutambiko. Umutambiko ni icyuma gihuza amapine abiri y'iburyo n'abiri y'ibumoso. Uburemere bw'ikinyabiziga twabupimira mu mijyi no ku yindi mihanda. Imihanda imijyi ni imihanda ihuza Kigali n'umupaka, indi mihanda ni no mu muhanda yo mu makaritsiye idafite ahantu hazwi ijya. Uburemere rero niba tubupimira ku mutambiko, mu mijyi uburemere ku mutambiko umwe ni toni 10, imitambiko ibiri ni toni 16, imitambiko itatu ni toni 24, ikamyo iyo ari yo yose ntizarenze toni 56. Noneho ku yindi mihanda igihe harimo makuzungu ntibizarenze makuzungu ni nka kiriya cy'inyuma kuri sikani, naho harimo makuzungu ntibirenze toni 12. Igihe hatarimo makuzungu ni toni 16. Noneho uburemere ku binyabiziga bifatanye, iyo ari ku binyabiziga bifatanye bifite imitambiko itatu ntabwo birenza toni 12. Ibifite imitambiko 4 cyangwa irenga ntabwo birenza toni 16. Tubonye ko uburemere mu mijyi ku mutambiko umwe ni toni 10, imitambiko 2 16, imitambiko 3 ni toni 24, ikamyo iyo ari yo yose toni 56. Ku yindi mihanda harimo makuzungu ni toni 12, hatarimo makuzungu ni toni 16. Noneho batubwiye ngo mu mijyi kimwe no ku yindi mihanda igenwa na Minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, ubwikorezi ntarengwa ku ikamyo iyo ari yo yose aha ni toni 56. Twonye ko mu mijyi ku mutambiko umwe ni toni 10, imitambiko 2 ni toni 16, imitambiko 3 ni toni 24, ikamyo iyo ari yo yose ni toni 56. Ubwo mu mijyi no ku yindi mihanda igenwa na Minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, ubwikorezi ntarengwa ku ikamyo iyo ari yo yose ntibuzigire burenga toni 56. Ubwo ikindi nababwiraho ni ikijyanye n'uwo muntu. Iyo bavuga imitambiko nyine ujye wumva amapine 4, abiri y'iburyo n'abiri y'ibumoso hari inyuma ku kinyabiziga. Icyo nicyo twanavuga ku kijyanye n'imitambiko. Noneho ngo uretse mu mijyi ku yindi mihanda igenwa na Minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, uburemere ntarengwa ku binyabiziga bifite imitambiko 3 cyangwa irenga hatarimo makuzungu. Ubu ni bwa buremere bwo mu mijyi, nako bwo ku yindi mihanda itari iyo mu mijyi, nk'iyo mu makaritsiye idafite ahantu hazwi ijya. Ku yindi mihanda rero twabonye igihe harimo makuzungu ntabwo birenza toni 12. Igihe makuzungu itarimo niho bitarenza toni 16. Noneho kino ngo uretse mu mijyi ku yindi mihanda igenwa na Minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, uburemere ntarengwa ku binyabiziga bifite imitende 2 harimo makuzungu. Niba harimo makuzungu ntabwo birenza toni 12 niko twabyize. 16 twabibonye igihe hatarimo makuzungu. Turi kubona ko ibi ngibi ari byo ku yindi mihanda. Ku yindi mihanda igihe harimo makuzungu ni toni 12 nk'uko bitugaragarije hano mu kibazo. Igihe hatarimo makuzungu ntabwo birenza toni 16. Kubera ko hatarimo makuzungu ni toni 12 rero. Noneho ngo uretse mu mijyi ku yindi mihanda igenwa na Minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, uretse mu mijyi ku yindi mihanda igenwa na Minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, uburemere ntarengwa bwemewe ku binyabiziga bifatanye bifite imitambiko 3. Ibifatanye bifite imitambiko 3 ntabwo birenza toni 12. Ibifatanye bifite imitambiko 4 cyangwa irenga ntabwo birenza toni 16. Aha ni ku yindi mihanda itari iyo mu mijyi, ariko ku binyabiziga bifatanye bifite imitambiko 3 ntibirenza toni 12. Ibifatanye bifite imitambiko 4 cyangwa irenga ntabwo birenza toni 16. Kubera ko ibifatanye bifite imitambiko 3 rero tubonye ko bitarenza toni 12. Rero urumva ko ikijyanye n'ibyo ngibyo byo kubona ko twibukiranyije. Noneho ahangaha ku cya 15 ngo uburemere ntarengwa bwemewe ntibushobora kurenga 1/2 cy'uburemere bw'ikinyabiziga n'ubw'umuyobozi kuri rumoroki zikurikira. Rumoroki ni ikinyabiziga cyagenewe gukururwa n'ikindi. Uburemere ntarengwa bwemewe ntiburenga uburemere bw'ikinyabiziga n'ubw'umuyobozi
igihe iyo rumoroki idafite feri y'urugendo. Icyo gihe nawe mfite nk'uburemere bwa toni 8 mu modoka y'imbere ikuruye, ubw'inyuma ikuruwe ariyo yitwa rumoroki bukaba ari nka toni 4. Icyo gihe uburemere ntarengwa bwemewe ntibushobora kurenga 1/2 cy'uburemere bw'icyo kinyabiziga kiyikuruye igihe iyo rumoroki idafite feri y'urugendo. Ubu ikijyanye n'uburemere ndakeka nta kibazo musigaranyeho. Ikindi gihe tuzagenda tubaha video butandukanye. Murakoze, ciao ciao.